Halo? Halo? Turabumva mwaramutse neza Naila. Mwaramutse. Zamura ijwi rwose sinzi niba ari ngiye utarimo kukumva neza. Umeze neza? Nta kibazo turashima Imana. Abantu bakumva inde tuvugana ku murongo wa telefone ubanze uduhe intro yawe kugira ngo dukomeze nyirizina. Njye nitwa Naila, nuko mubivuga Mama Ramzi. Ndi umubyeyi w'abana 3. Yego. Umugabo witwa Niyonzima Haruna. Umugabo bita Niyonzima Haruna. Ongeraho ko ari na kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi. Byose barabizi ntago ari ngombwa kubivuga. Nubwa kangaho uvugiye kwitangazamakuru ko nshobora kuba ari bwo bwa mbere nkumvishe niba ntibeshye. Nubwo mbikunda n'ubwa mbere bibaye. Nibwo bwa mbere? Ntabwo ari ibintu byanjye. Ahari kubera ko ari ubwa mbere ashobora kuba ari umunsi udasanzwe kuri wowe niko mbitekereza. Oya nabirenze kubera ko ntabwo ari uko byari byarabuze uko bibaho. Yego. Ahubwo nuko atari ibintu menyereye cyangwa se nkunze kuba byambaho cyane. Ubundi kuki abafasha b'abastari mukunda kwitsimba itangazamakuru cyangwa se mudakunda kuza mu itangazamakuru ko tujya tubona abandi ku mugabane w'Uburayi baba bari proud y'abagabo babo ndetse bakaza no mu itangazamakuru? Kuki abakobwa cyangwa se abanyarwandakazi batukunda batinya kuza mu itangazamakuru? Ntabwo mbona ko ari ukubitinya cyangwa se kutaba proud y'abo bagabo bacu, ahubwo biterwa mbanza n'akamenyero k'igihugu umuntu aba arimo, kuko hari igihe rimwe na rimwe ubona uko wabitekereza cyangwa se uko wabikora atari ko byakirwa cyangwa se bigenda, ariko ubundi ntabwo ari cyo gisobanuro. Ntabwo mbona ko ari cyo gisobanuro. Ngira ngo abantu barimo barareba amafoto ye yageze kuri channel yacu ya YouTube baze bamurebe. Hanyuma ngira ngo uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu muryango wanyu. Hari gahunda iri muri Tanzania uyu munsi ikipe ya Yanga irakina na ikipe ya IF umukino wa shampiyona, ariko twabonye baterekaho gahunda yo gusezera umugabo wawe. Reka tuvuge ngo umuryango wawe by'umwihariko muri ikipe ya Yanga, iyo gahunda ihagaze gute? Urayizi? Hari uburyo murimo kuwitegura uyu munsi cyane cyane ko mpamya neza ko ubizi cyane kuturusha? Biriya navuga ngo ntabwo, kubera urumva hari bubeho match kwanza. Yego. Ubwo nukuvuga ngo kuba ari kumusezera ntabwo nabyita wenda nko gusezeranya nabyita nko gushima. Yego. Ni umunsi wo kumushimira mu bihe yabanye nabo. Ntabwo habaho ibintu byo kuvuga ngo umunsi udasanzwe cyane kuri twebwe, kuko Vincent yabigira iriya derby nayo urumva biba bifatanye. Ariko mu by'ukuri nyine byadushimishije, byatweretse ko nyine hari igihe bazakomeza kwibuka. Ngira ngo tujya tubona abakinnyi bo ku mugabane w'Uburayi rimwe na rimwe iyo bagiye gushimirwa na ekipe bari bamazemo igihe bagiye kwimuka bagiye mu yindi ekipe, rimwe na rimwe baba bari kumwe n'imiryango yabo, abafasha babo ndetse n'abana. Mwebwe bite? Hari abantu mwohereje se bari buze kuba bari kumwe nawe? Njye natekereza ko ushobora kuba nawe uri Dar es Salaam ariko uri i Kigali. Hari uburyo kuki mutari Dar es Salaam ubundi kugira ngo muze kwifatikanya nawe? Nibyo nagusobanuriye, urabona bino bintu bibaye mu gihe gito. Yego. Mo hagati urumva ntago ari ibintu baba navuga ngo baba baramuteguje. Yateguwe rwose. Yego, ntago ari ibintu bamutegujeho igihe kirekire. Yego. Cyo kuba yavuga ati reka nanjye bitegure gutya. Gusa icyo cyifuzo cyari kiriho yaranagifite, ariko urumva ntago ibintu byabaho mu minsi 3 ndi buri tayari. Ariko mu mutima we no muri gahunda ziwe nawe yarabikeneye, yabyifuzaga. Ariko no kuba bitabaye turi kumwe n'ubundi. Ntabwo nari kuba turiyo, kuko urumva nyine ni ibihe biba bisa nkaho bitunguranye. Ikigenzi ni ukuba hamwe ku mutima tukanabyishimira cyane. Ngira ngo twabonye bamwe mu bakinnyi bo muri ekipe ya Yanga, abafana ba ekipe ya Yanga yaramazemo hafi imyaka 9 isaga, bagenda bagaragaza ama emotion, bagaragaza bimwe mu bihe byiza. Haruna Niyonzima
yagiye muri ekipa ya Yanga. Tubwire ubundi Yanga ivuze iki ku muryango wanyu, ni iki Yanga yabafashije mu buzima bwanyu uyu munsi, bimwe mu bihe by'ingenzi utazibagirwa muri ekipa ya Yanga, cyane cyane ko hari amafoto atandukanye abantu bari kugenda babona uri Dar es Salaam. Yanga ni iki kuri mwebwe, kuri famiye yanyu? njye navuga ngo Yanga n'undi muryango kuri twe, kuko niyo kipe navuga ngo yakinnyemo igihe kinini, akanayigiramo ibintu bihe byiza, yaba ari ukugenda agenda bwa mbere yakiriwe neza, tubigire navuga ngo ni nk'umugisha ko twarakunzwe. Ntabwo navuga ngo hari bibi nakwibuka birenze byarabaye mu buzima busanzwe ari muri Yanga. Ikintu navuga ntashobora kwibagirwa, nyine urabona cya mbere cyo navuga kiza kurusha, twagiye mpafite umwana umwe, yego, abyarira impanga, bazita ababo, bavuga ko ari abana babo ba Yanga. Navuga ngo ni umugisha, yahagira ibihe byiza mu buzima busanzwe, mu buzima bwo kubaho, mu byiyongereye kuri famiye. Muri make nabo gushimirwa, nta kintu navuga na kirenze icyo numva. Ibyo kwibuka ni byinshi byiza, kuko n'ubundi nabo babiberetse ko iyo haza kuba ari ibibi ntabwo yagakorewe iriya seremoni. Ngira ngo Haruna yatanze ibyo ashoboye byose muri ekipe ya Yanga, ariko mu buryo bufatika hari ibyo nawe akesha Yanga, nubwo anyuze mu makipe atandukanye nka Rayon Sport, makipe nka APR Football Club ndetse n'andi makipe atandukanye nka Simba. Yanga hari icyo famiye yanyu mwayikuyemo nayo, nubwo mwayihaye ibyo mwari mufite byose mu kibuga? Of course, ntabwo byabura, kuko yatangaga icyo afite nawe agahabwa ibyo asabwa. Ntabwo byabura, ibyo biba bigomba kubaho, bigaragara n'ibyaba bitanagaragara, ariko birahari. Nayirangira ngo abantu none barimo baribaza chapitre ikurikira kuri Haruna ni iyihe, ese biraza kugenda gute? Bamwe ko bavuga ko ashobora kuba agiye gusezera umupira, mpamya neza ko umuntu uri hafi ye kurusha abandi bantu ni wowe. Ese Haruna arasezera cyangwa araza guhindura yerekeze mu yandi makipe atandukanye, cyane ko hari amakipe agenda avugamo ye n'aya hano mu Rwanda? Yewe ku giti cyanjye kwanza ntabwo ndibona nk'ukuri ko yasezera, kubera ko imbaraga aracyazifite, n'akazi ke nako ngako aracyagakunze. Ibyazakurikira nyuma yaho ndibaza abantu bazabimenya, kuko baba bamukurikirana cyane kandi agiye kuza. Nibyo ukuvuga ngo ashaka kuzabaha detaye yo ku giti cye, ariko ibiriho ntabyo guhagarika umupira, nta n'ibyo kuvuga ngo arawusoje, kuko aracyafite ubushobozi bwo gukina. Ngo tugera ku musozo, wenda hari ubutumwa wagenera abakunzi ba Haruna Niyonzima ndetse n'umuryango wanyu nyiri bwite? Nababwira yuko bakomeza bakamushyigikira, abamukunda bagakomeza bakareba ibikorwa bye byiza, bakaba hamwe nawe, kuko ibyo bamuzi baracyabifite. Yego, bazabibona. Navuga ahubwo ngo iki nicyo gihe cye cyo gukina umupira. Iki nicyo gihe cye agiye gukina umupira. Bicare bamutegereze, bizavamo nyuma. Natwe navuga ngo twishimire uno munsi, nawe ahari yumve ko turahari, tupo kwagira yake. Nahira, reka tugushimire cyane byimazeyo n'umuryango wawe. Merci beaucoup, namwe ndabashimira. Murakoze cyane. Anthony, ibyo ngibyo arakoze cyane. Hanyuma reka tugaruke mu kanya, tuzajya dukorera abantu ibintu bitunguranye. Turaje mu kanya gato cyane, nubwo nawe bimutunguye cyane, n'uwo duhamagaye bimutunguye.